ariko Juno ngize igitekerezo amashyi menshi cyane kuri Juno kugira ngo mvuge ikintu nkunze ku ndirimbo ze. Indirimbo zawe ntuzashuka abantu ngo bazisoremo abageni ko nkakara karimbo shyiramo ako karirimbo urebe urumuye musika umugeni wacu asohoka shyiramo sha mu DJ umugeni wacu atambuka subizamo zezenge ni uri gusohoka uwo ni we zezenge ekera aho ngaho uyu mu DJ ntabwo ari umukomediye kabisa bizimye wangu ni zezenge n'ubundi yasohotse iyi ndirimbo yisohoyemo umugeni wamutwara agasohoka kwa mama no ni zezenge akahita asohoka ukamenya ngo wamukuye ahantu hatizewe mu murenge wa Ndera. Tugiye kwakira umunyarwenya witwa Admin Seka. Amashyi menshi cyane twakira Admin. Ladies and gentlemen, put your hands together for Admin Seka. Amashyi menshi cyane ahagarariye akarere ubu ngo ageze ku rwego rw'intara n'urw'igihugu. Admin irukanke ko mutamuha amashyi kaze. Admin ihute mwana. Okay, meze neza se. Umva se mutuze mani. Jeni zisigaye izama abantu benshi. Ako nibaza ukuntu umuntu yishyura VIP mani uje kumva ibintu bituba ku muntu. Juno meze bite se ndagufana mani. Juno buri ikintu mukundira azi gutanga amakuru cyane. Nta kibazo cya kimucata gikiri yarinze. Mwamaje ku byariyeri arabibabwira. Ejo bundi hari umujama wa postinze foto yandikaho rest in peace. Noneho hashize amasaha make mbona Juno nawe arayipostinze yanditseho ngo fake news. Meze fresh man, hari ikintu nahoze nibaza. Hari ukuntu akazi iyo umubyeyi afite akazi usanga n'umwana we aba afiteho nosiyo simubizi se. Ugasanga nk'umubyeyi afite moto umwana nawe arayizi nubwo wenda nta perime yaba afite. Ase uri nkawe usetse iki? Okay, twikomereze. Ugasanga nk'umubyeyi n'umucuruzi wajyayo kamubura ugasanga umwana yaguye ikintu uje kugura ariko hari ikintu naje kwibaza. Abantu b'indaya buri ubuze nyina ako ntago nabarenganya. Nanjye papa wanjye ni pasteur ariko umubuze ntacyo nagufasha. Mumeze neza se mani? Hari ukuntu ikinyarwanda gikennye mu magambo sinzi nimba mujya mubibona. Hari amagambo mu kinyarwanda agorana kuyakoresha. Ubundi ijambo bita gender mu cyongereza iyo rije mu kinyarwanda ryitwa ngo iki? Okay, ni igitsina icyo muvuze. Ariko arantu noneho leta nayo yarabikabirije manu uziko nta nitagishyira. Juno kwiranga muntu yawe sikiriho. Noneho umva se noneho njye ntabwo nari nzi ko kuri passport kibaho. Nakibonye hari uwaceditinze ngakuraho kimwe ashyiraho ikindi. Mani hari amagambo aba ari wiyadi byatari mu kinyarwanda. Okay, muraza kunyihanganira. Hari ijambo sinzi ngewe nk'iyo bavuze ijambo mani, ijambo gusora ni ibintu bisanzwe sibyo? Nese iyo bavuze nk'umuntu wenda Juno se wasohoye album hari n'umubounce amana ari gusohora buri kanya we sinzi ikibazo afite. Ari gusohora abantu badafite amatike. Noneho ntago ari hano gusa nabibonye manu uziko no muri Bibiliya Mose. Muri Bibiliya haranditse ngo isezerano ry'Imana riratinda ariko noneho ikintu cyanangaje arandi byanditse muri Bibiliya ngo hari ibyanditswe byera bizasohora
ngari kwaguha abantu bizasohoreraho murakoze cyane twadumiye Ukinga hongera inyana ubwa